Duherukana ubwo Sano yafataga urupapuro maze agasoma ibyari byanditseho, ahita ajya mu cyumba Mika yararagamo naho asanga nta muntu uhari, n'ibintu bya Mika kandi nabyo nta byari bihari. Sano afata telefone maze arahamagara ntihagira umuntu yifata, ahita asohoka agiye kwinjira mu modoka. Lucas ahita aza aramubaza ati Sano ukagiyemo se? Sano ati Luka nanjye sinzi ahantu ngiye rwose. Lucas ati kubera iki se, hari ikibazo ufite? Narinje kukubaza nyine ukuntu byaraye bigenze nyuma yo kuzanira umugore wawe indabo nimugoroba, yabyakiriye gute? Sano ati ntabwo byagenze neza mani kubera yuko sinazimuhaye, nyine habaye ibintu byinshi cyane sinzi n'ukuntu nabikubwira. Gusa ubu ngubu tuvugana mbuze Iriza kandi rwose sinzi ngo yagiye hehe. Lucas ati uramubuze gute se? Sano ati nyine ntabwo naraye hano, nje mu gitondo nsanga nyine ntaho hari, n'ibintu bye byose ntabihari. Lucas ati none se ubwo yaba yagiye hehe ko atanakwijyana kubizi neza ko atabona? Mika se ari hehe we? Sano ati Mika yagiye iwabo, urumva nyine mama Iriza yaje hano ejo, rero bwakiye atahana na Mika, ahari babuze ukuntu babimbwira kubera ko nasize telefone hano, maze nsanga nyine banditse agapapuro bavuga ngo batashye. Lucas ati cyangwa na Iriza bajyanye? Sano ati oya, ku gapapuro banditse haranditse ngo bibaye ngombwa yuko bataha, ngo kandi nkomeze kwita kuri Iriza nk'ibisanzwe. Lucas ati birumvikana nyine ntabwo bajyanye, ariko se ari hehe? Niba atari mu nzu nyine n'ibintu bye bikaba ntabihari, yaba ari hehe? Wa mukozi wanyu se wari hehe? Sano ati umukozi nawe ugihari nyine kubera ko Mika yari ahari, gusa numva nyine byacanze pe, sinumva hano yaba yagiye n'ibintu bye byose. Lucas ati ariko rero hari ikintu rwose njye ntari kumva neza, gute utaraye mu rugo rwawe? Sano ati ibyo ngibyo n'indi nkuru mani, ariko si kubw'impamvu nyine mbi, ahubwo nyine nagiye kureba mama, biba ngombwa yuko ndarayo. Lucas ati wagiye kureba mama wawe? Wowe Sano ujya kureba mama wawe kubera iki se, hari habaye iki? Sano ati ibyo ngibyo ndaba mbikubwira Luka, muri kano kanya nkeneye kumenya ahantu nakura umugore wanjye Iriza, kubera yuko ikigaragara nuko nyina na Mika nyine bamaze kugenda nawe agahita agenda, ariko se yavuye hano gute nta muntu bari kumwe? Lucas ati mani Sano ibintu ntekereje biramutse bibaye ari byo kwaba ugushije ishyano. Sano ati biki se? Lucas ati nyine urabona umugore wawe ntimwakundanaga, mwanahoraga mutongana nyine mubwirana ukuntu mutinze guhana divorce ngo nyine buri wese akomeze ukwe. Hanyuma mise nibaza haba hari nk'umusore wari uraho ngo ku ruhande akunda umugore wawe, cyangwa se bakaba banakundanaga ntawamenya kuko ntuzi iby'ubuzima bwe n'ubundi, wenda nyine uwo musore akaba yaje akamutwara, urabyumva uti? Sano ati hanyuma se uwo musore akantwarira umugore? Lucas ati cyane rwose, wenda nyine barakundanaga nta muntu ubizi akaba nyine yamutwaye. Sano ati uwo muntu icyo yaba ari cyo cyose mufashe nahita muheza umwuka, akaza mu rugo rwanjye n'ahari akantwarira umugore ngo nuko tutakundanaga? Baba bakundana cyangwa se baba baranakundanye mbere yuko nyine tubonana, nta burenganzira afite uwo muntu bwo kuntwarira umugore kubera ko ni umugore wanjye. Lucas ati nyine wenda wasanga ari Iriza nyine wabimubwiye, ati mukunzi uzaze unkure hano hantu, sinshaka gukomeza rwose kubana n'umugabo ntakunda. Sano ati mbabarira Luka, mbabarira pe, izo nkuru zawe ntabwo nshaka kuzizera. Lucas ati none se mu by'ukuri ari hehe? Yagiye ntiyakubwira? Lucas ati hanyuma se Iriza ari hehe mu by'ukuri? Ni gute yagenda atakubwiye? Sano ati aho nyine niho biri gupfira. Bakiraho telefone ya Sano ihita isona, maze Sano ati mama, wenda abona amamagaye, reka mwitabe numve ko hari ikintu yaba abiziho. Sano aritaba maze ati mwaramutse neza? Yego natashye kandi nyine munyanganire ko nijoro nagiye kuriya agapapuro. Nakabonye nagasomye, ariko se ko mwahise mutaha? Okay birumvikana nyine mugomba kujyayo. Iriza mwamusize mu rugo se? Nta kibazo yahuye nacyo danaha musanze n'ubu ngo barahari. Oya nimugire ikibazo rwose kumwitaho ni inshingano zanjye. Sawa mugira urugendo rwiza. Ubwahita kupa maze Sano ati bino bintu kuko ndabigenza gute? Batashye kuko nyine ngo se wa Mika ngo ararwaye, ngo basize nyine Iriza aryamye.
none se koko wambwira yuko yagiye hehe? Lucas ati nyamara ibyo bintu nkubwiye bishobora kuba ari ibyo, wenda nyine ari ukumushimuta, ibintu bye byaba bigihari, ariko nyine nyizera mani wasanga yari afite nyine nk'undi musore bakundana, none bakaba bijyaniye kubera ko yatwaye n'ibintu bye byose. Sana ati ubu noneho nabyizera kuko nta handi yaba yagiye, ariko se kuki koko yagiye atambwiye? Ese ubundi kuki atigeze ambwira ko yari afite koko undi muntu bakundanaga? Kuki yansiga mu rugo rwanjye nyine kweri? Arabona nzabaho gute se kandi adahari? Nzajya mvugana nande se? Ubu se ntabwo yari abizi yuko nari nsigaye mukunda. Iriza wagiye hehe koko? Lucas ati mani tuza Sano, reka dushaka ahantu nyine tujya maze ushyire umutima hamwe dutekereze neza. Sana ati ubu se wabwira kuri polisi ko nabuze umugore wanjye? Lucas ati cyane rwose, nibyo tugiye gukora maze babikurikirane cyane yuko atanareba. Ubwo nta kindi cyabaye, bahise binjira mu modoka maze bahita bagenda. Ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho nayandi mahitamo ufite. Haciyeho amasaha tugaruka kuri Iriza bamugejeje iwabo mu cyaro yicaye muri saro, abari kumwe na Mika ndetse kandi mama Iriza na papa Iriza bari aho ngaho. Papa Iriza ati ariko nibazaga ahantu umuntu nkawe rwose umukobwa wo mu cyaro yahurira n'umusore nk'uriya wo mu mujyi, nkagira ngo niyavuka yimbwa imanuka ihiye, naho mwahuriye mu muhanda mwiyemeza kuza kutubeshya, mufata abagabo nkatwe bafite imvi koko n'uruhara mubagira injiji. Mama Iriza ubwo nawe ati nanjye ndahanga yerega nishimye ngo mbonye umukwe, ngo negereje za buzukuru, naho nta rugo rwubatswe. Mana yanjye wa mwana we rwose urambabaje, nagukundaga ariko rwose ubu ngubu noneho nakumva n'impamvu rwose n'ababyeyi bawe bakubyaye batigeze bashaka no kugaruka kureba yuko nawe wagutoraguye. Papa Iriza ati yagize amahirwe nyine tumubera ababyeyi, ariko ureba rwose ibyo atwituye. Urakekana nyoko se wakubyaye yakubabarira bino bintu koko nk'ibi ngibi ukoze? Iriza ati ese ubwo ni ngombwa yuko mumbwira ayo magambo yose? Ubundi kuki mwumva yuko mwanyibutse yuko mutambyaye nkaho mbiyobewe? Papa Iriza ati uramutse ubizi waharanira kutwubahisha no kuduhesha ishema, ariko reba ibyo uba warakoze, kutubeshya ibintu nka biriya koko, tukicara ahangaha tuzi ngo dufite umukobwa ufite umugabo w'umukire mu mujyi, naho mubanye mu nzu nk'umusore n'umukobwa. Woweho noneho sinanakurenganya kubera ko n'ubundi niwitekerereza neza cyane yuko utanareba, ariko se niriyanjije y'umugabo ngo ni Sano yitwa ngo yarize ibure n'ubwenge koko ibura ubwenge? Iriza ati papa aho bigize rwose igenda gakeya kubera yuko urimo kurengera. Nta muntu winjije ubaho, kandi niyo yaba abaho si umugabo wanjye sinjije. Unuko unyita ibyo ushaka byose, ariko umugabo wanjye umureke. Mama Iriza ati ariko ubundi uwo mugabo urimo kwasa muvuga ni iki kigaragaza yuko ari uwawe? Umugabo ni mwararanye na rimwe, ntazi ngo umubiri w'umugore usa gute, nuwo kuguta mu nzu nijoro akajya kwirebera abo ba nyina baciye abagabo babo inyuma, warangiza ukavuga ngo ni umugabo. Umugabo se nyabaki? Ko twamuhamagaye wumva ntiyavuze ngo uri mu rugo kandi utariyo? Wabona ataranataha cyangwa se yanagezeyo ntanite kukureba niba uhari, arangije aravuga ngo urahari, none uri ahangaha urimo gusakuza uvuga ngo umugabo se mugabo nyabaki? Iriya ni ingegera y'umuhemu idatinya rwose no guhemukira se. Nyagasani ubwiriza ati umugabo wanjye ntago ari umuhemu rwose, abahemu ahubwo ni mwebwe mwashakaga kungurisha kuri uriya mugabo umbyaye. Byibuze Sano yemeye kubana nanjye atananzi kugira ngo andinde ibibazo byose mwari munkizemo. Muvuga ibyo mushaka byose, ariko mureke kuntukira umugabo cyangwa se mutume mbubahuka. Papa Iriza ati ubwo se urumva wayagaye ushaka kubahuka ababyeyi bakureze? Nta nubwo waziba byibura ngo twubahire yuko twabaye aho so na nyoko batabaye. Kuva ku myaka 5 tukurera kugeza ubu ngubu tukurera, utangiye kutwikaragaho. Ubwiriza ati murinda munyurira se, hariho nasabye ubundi kundera. Nyagasani Mama Iriza ati uranyumvira yinjije y'umukobwa ara? Ubwo Mama Iriza yahise amukubita urushyi rwo ku matama aramubwira ati wakanuwe, uravuga gutyo nta n'isoni ufite? Papa Iriza ati
ibyo ikoze ni bikeya. Ubwo nawe yihuse cyane ahita amumenaho amazi yari ateretseho, maze Iriza araturikararira cyane atari ko se koko mu by'ukuri nk'ubu ngubu muri kumpora iki? Si mwebwe mwa muri kuntera koko kuvuga nabi munyurira ibyo mwankoreye? Mama Iriza ati ziba ngaho se nyine nta soni. Ubwo Papa Iriza ati naceceke se nyine agize vuba cyangwa se nkongezemo izindi nshyi. Ubwo ahita amusunika maze akamubwira ati uzongera gusohokamo hano ari uko mbishatse, n'ubundi rega ntacyo umaze, nta n'icyo uteze kumarira uretse gusa kurya ibyo twahinze wicaye, utuma nanigurishiriza ngo noherereze abana banjye amafaranga bibereho neza, ahubwo ukanesha umutwe gusa. Umuntu aranga kubana n'umukire ufite amafaranga ngo aramubyaye, nk'aho uwo wita ukubyaye atakubyaza. Hanyuma se hariya wari wicaye nk'umutako wari kuzahakura iki? Ninde wakubwiye ko kuba umugore ari ku izina gusa? Kuba umugore ni ukurongorwa maze ukabyara ukagura umuryango, ariko wowe ubuhumyi bwawe bwatumye ukurana umutwe urimo ubusa nk'idebe ryashizemo amavuta. Nuko ubona uri umukobwa mwiza usa neza, ariko ubwenge bwaratakaye rwose uba impumyi. Ugiye kuguma mu cyumba ntiwemerewe kuvamo, nushaka uzanahamerera amahembe. Nyagasani ubwiriza araturika akarira cyane maze ati sibwo mwambabariye koko, ndabizi nakoze amakosa, ariko nkeneye gusubira mu rugo rwanjye nkabana n'umugabo wanjye. Papa Iriza ati hanyuma se ko mumaze igihe mubana bikuraho ko uri isugi kandi witwa umugore? Urandorera ngo Kaririza ati ubwo Mika ahita avuga ati ariko rero mugiye gusenya urugo rwabo pe, kandi bari batangiye gukundana. Mama Iriza ubwo abwira Mika ati wowe utagira n'ijambo na rimwe uvuga ugatuma njya kuguteza so, nkamubwira ibyo yakoze byose ushuka Iriza umushyigikira mu mafuti, none urimo kwibaraguza aho ngaho uvuga ubusa gusa. Kwanza mvira mu rugo ugende, kandi ukazibeshya ukabwira Sano ahantu Iriza ari, uzabona aho umusinga akazimbera mubi. Genda se nyine. Nyagasani Mikobwa ahita agenda. Papa Iriza ati nawe se nyine ushinjira mu cyumba. Ubwiriza abwira papa ati papa wambabariye koko, ndakwinyize rwose ndeka nsanga umugabo wanjye, ndabyemera nakoze amakosa rwose kandi ufite n'uburenganzira bwo kurakara, ariko mbabarira musange. Ntabwo dukundana ariko ndamukunda, kandi rwose nshaka kubaka urugo rwanjye rukazaba urwanyarwo. Papa Iriza ubwo aramubwira ati uza kuba ushaka kubaka urugo wari kubana na se w'uriya musore ngo ni Sano. Ubwo ahita amwinjiza mu cyumba maze arafunga, arangije kubitaho n'ingufuri ati mbega ngo turagusha ishyano. Ubwo bahise bajya kwicara hanze. Papa Iriza akomeza avuga ati twicare tuzi ngo abana bari mu rugo naho ni imikino. Mama Iriza ati we ntabwo byakubabaje, njye ndumva no kumufungirana hariya bidahagije. Papa Iriza ati ariko se babaye bari batangiye gukundana nk'uko Mika bivuze? Mama Iriza ati bakundana? Ariko ubundi ubwo uzi induru zavugiraga mu cyumba ndimo kumva? Noneho ikintu kibabaje iriyanjije y'umukobwa bisa nkaho rwose yagiye mu rukundo kandi umugabo we habe na gatoya. Numvaga amubwira nabi cyane. Ngahe bazi nawe rwose umuntu ugenda nijoro atanavuze, atabwiye umugore w'ahantu agiye, undi akarara yicaye amutegereje ijoro ryose azi ngo z'abagabo zirataha. Ko turi kuzana muhamagaye se ntiyambwiye ko ngo umugore ari mu rugo ngo nta kibazo afite kandi turi kumwe? Uwo mugabo subwo ni mugabo nyabaki? Kandi ahantu abakobwa babera injiji rero buriya yanze ise wuriya muhungu ngo ni Sano, ngo nuko ari umusaza, kandi we yita umusaza niwe wari kuzamusigira ibyo atunze byose. Mama Iriza ati se ubundi harya ntibasezeranye n'uriya mugabo ivangamutungo? Papa Iriza ati yego niryo sezerano basezeranye, ariko ntabwo ntekereza ko hari ikintu cyanditse kuri uriya musore, kuko ntabwo wasezerana ivangamutungo nyine n'umugore udakunda muteganya kuzahana gatanya ngo hagire nyine ikintu kiba kimwanditseho. Buriya nyine bafite ukuntu babipanze. Mama Iriza ati nari ntekereje nti wenda nyine bahana gatanya bakagabana nyine ubundi tukibonera kimwe cya kabiri cy'ibintu bye. Papa Iriza ati sinekereza ko hari ikintu kimwanditseho, ariko nanone twagerageza nyine ahubwo ibya gatanya. Papa Iriza ati sinekereza ko hari ikintu uriya musore kimwanditseho pe, ariko nanone twagerageza ahubwo se buri ibya gatanya byazatangira gute, byagenda gute kandi tutifuza ko Sano amenya yuko Iriza hari tumufite? Mama Iriza ati
ibyo ngibyo rwose bindekira uzareba ukuntu mbigenza. Bagomba gutandukana tukibonera 1/2 cy'imitungo y'uriya musore. N'ubundi rega ruriya si urugo. Gusa wa mugabo we, hari igihe ntekereza ibintu by'amafaranga nkumva ngize ubwoba pe, nkumva ngize ubwoba ko umunsi umwe bizatugaruka. Papiriza ati nanga iyo uzanye ibyo bintu byawe by'amafuti, ubwo wasanga utekereje za miliyoni zo mu myaka 100 ngaho ishize. Mamiriza ati ntagiye rwose nazitekereza pe, miliyoni 20 z'abandi ubundi se ko twaziriye zatumariye iki? Ntiturabatindi. Papiriza ati umva rero nkubwire wa mugore we, ntukavuga iby'izo miliyoni twariye ngo maze ukiremo, uramenye rwose atazagira n'umuntu kumva, na dore ko iminwa y'abagore isongoye cyane kandi rwose amatwi ya rubanda nayo ababanguye kubi. Ibyo bintu rwose byibagirwe ntuzongere no kubivuga. Nyagasani ugira inshuti magara wakwiyumvisha ukumva niyumva niyo turi kumwe hari n'abaza bagamije. tugarutse kuri Papa Sano ari we mu rugo yambaye neza, ubona yuko umugabo afite ahantu agiye, arasohoka maze yinjira mu modoka nayo ayisohora mu gipangu, maze ageze hanze asanga Sano arahagaze. Papa Sano akibona Sano arasohoka mu modoka nuko aramubwira ati ko waje kureba papa wawe ugahera hanze, wihangane guhita nkubaza gutyo nagusuhuje. Ese umugore wawe ameze gute? Yaramutse neza? Sano abitekerezaho maze ati yego. Hari amakuru se waba ufite ko ataramutse neza? Papa Sano ati oya ntayo, nuko nibarizaga nyine kuko urabizi nyine mba nkeneye ko umwitaho bihagije, rero nyine nagira ngo numve yuko yaba ari amahoro. Sano ati ni amahoro cyane, usibye umugore wanjye kandi na mama wanjye ameze neza. Nyagasani Papa Sano ubwo ahita yikanga maze ati ngo na mama wawe? Mama wawe se kandi wuhe? Nundi wabonye ariko kuko sinakizera yuko aka kanya waba wibagiwe agahinda yaduteye. Ubwo Sano ati nari nzi yuko nzaba umugabo nkawe papa, ariko nisanze narabaye ingirwa mugabo kubera yuko nakoresheje ubwenge bwanjye bwose ngo nanatega amatwi neza, ahubwo nkizera ibinyoma nakuze mbwirwa nawe, nirengagije ko abagabo babi namwe mubaho. Papa Sano ati Sano ntabwo ndi kumva ikintu urimo kuvuga neza, niba nakugoye warasa ku ntego kubera yuko ndimo kwihuta. Sano ati mfite ubushobozi nafata nk'icyuma maze nkagukuramo amara n'igifu cyawe cyose, cyangwa se nkahita nkurasa uwo mutwaye wose nkawumena, kubera ko ibyo wakoreye mama wanjye birenze ibyo ngibyo rwose maze kukubwira. Gusa icyiza ni uko amategeko abereyeho guhana. Nagira ngo umenyeshe yuko nafunguje ikirego kugira ngo uzafungwe maze wishyure ibintu byose wakoze. Nyagasani Papa Sano ati ngo iki? Sinakizera ko wizeye amagambo y'uriya mugore. Yakubeshye nawe uremera ugira naho kujya gufunguza ikirego? Ibyakubwiye byose ntago ari byo. Yari yarabuze nyine ukuntu yakwigarurira nyine kugira ngo umukunde, none yahimbye inkuru. Sano atese kugize ubwoba, ntigeze mubwira yuko hari ikintu yambwiye. Papa Sano ati ariko rero uvuze ko wafunguje ikirego kandi sinkuzi uvugira nyoko. Sano ati kuri no nshuro rero ngiye kumuvugira. Ninjye mwavoka we, nkaba umushinjacyaha kuri wowe, kandi nureba nabi n'urubanza nzaruca. Ibyo wamukoreye byose ugomba kubyishyura. Natekereje mbona ningutura umujinya mfite wose ndaza kukwica, ariko ntugire ikibazo, tuzahurira mu rukiko maze ngushinje ihohoterwa wamukoreraga umukubita, ukanamuzaniraho indaya zawe maze mukagira ibyo mukora, mwarangiza mukamuhindura umukozi wanyu, yanavuga mugafatanya kumukubita. Nzagushinja kumuhatiriza kubeshya imbere y'urukiko ngo avuge yuko ari we waguciye inyuma kandi ubizi neza yuko urimo kumubeshyera. Ikindi nzagushinja ni ukumutera ubwoba ngo nadakora ibyo ushaka uzamwica. Nzagushinja kandi kuba waramuteye ihungabana kubera ibikorwa wamukoreye. Nzanagushinja kandi kuba warangije umubano yari afitanye n'abana be ukanamwangiriza izina muri rubanda. Papa Sano ati Sano ibyo bintu ntubyizere, iyo ngiyo ni inkuru yahimbye kugira ngo nyine umwumve. Ikindi kandi nta n'ikimenyetso gihari kigaragaza rwose ko byabayeho. Nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko namukubitaga cyangwa se kigaragaza ko namuhatirije kubeshya nkanamutera ubwoba. Nta kigaragaza kandi ko namucaga inyuma. Kandi nyine nk'umuntu wize ibintu nk'ibyo urabizi yuko icya mbere ari ibimenyetso. Rero ntumwizere.
Sana ati rero reka nkubwize ukuri, ndakumenyesha ko ntakiri umuhungu wa papa, ahubwo ubu ngubu ndi umuhungu wa mama. Kuvuga ngo nta bimenyetso, ibyo ngibyo nubigireho ikibazo rwose sinzagusaba kubinshakira. Ikindi kandi ndakumenyesha ko ibyaha byose wakoze turamutse tubiteranyirije hamwe bifite igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Warakoze kunyishyurira amashuri nkiga kandi nkiga n'amategeko kugeza aho ngeze ubu ngubu. Mu by'ukuri icyo nakubwira cyo nuko nta kintu na kimwe nari narakoze, ariko ubu ngubu nibwo ngiye gukora, kuko ngiye gutuma mama wanjye asubirana agaciro wamutesheje n'icyubahiro wamwambuye. Kandi nyizera uzabona ibihano by'ibyo wakoze, kubera yuko waranyishyuriye ngo nige kugira ngo nyine nzatume abere babona ubutabera, hanyuma kandi n'inkozi z'ibibi nazo zibona ibihano. Shaka umwavoka tuzahurire mu rukiko. Nyagasani ubwo Sana arakaye cyane ahita agenda yinjira mu modoka. Iyo modoka kandi haba harimo na Lucas, bahita bagenda. Lucas ati manu siko nari nzi yuko ugiye kugenda warakaye, ariko mbonye aje maze uguma wikarumye mani nk'umujama. Sana ati mani isuko n'umundi ntarakaye, nanamureba garega nkumva nahita mukuramo nk'amenyo 3 y'imbere, cyangwa se nkamutera ikintu mu nda ibifunga bikuramo. Gusa nyine soko nk'uko bigenda, ikindi kandi sinakubita umuntu nduta. Mubwiye ibyo namubwiraga nta kindi. Lucas ati shana kubeshye, iriya nkuru ya mama we rwose yantunguye iranambabaza. Abantu burya bararengana bro, ariko n'ubwa mbere rwose numvise umuntu warenganye birenze rwose urugero. Sana ati nkimara kubimenya rero nanjye narigaye cyane mani, nicuza impamvu ntamuteze amatwi byibura bwarimwe. Gusa nyine babivuze ukuri, uko ikinyoma cyaba kimeze kose bigeraho nyine ukuri kukamenyekana. Nyuma y'imyaka myinshi cyane mbayeho rwose ntagira mama, nongeye kumera neza. Ndimo ndavuga ngo mama, nawe akavuga ngo mwana wanjye, byose kubera umugore wanjye mwiza Iriza. Ariko se we ari he? Yanaye kuko nyine atakomeza kubana n'umugabo adakunda. Ariko se byibuza yabazi uko ngiye mukunda? Sinshaka no kujya kuba muri iriya munzu rwose atarimo pe. Ndatongana nande se? Buno buzima sishaka rwose kubwibanamo pe. Basi biba ari inzozi rwose nkanguke nsage rwose umugore wanjye Iriza ahari. Nyagasani disi ubwo Lucas arumirwa maze ati nubwa mbere mwumvise wasaze bro. Sano atahubwa aho bukera, uranambona ndimo ndirukanga ku gasozi ndimo gutoragura amashashi. Luka ntabwo ndi kumva rwose ahantu Iriza yaba yagiye. Iwabo bazi yuko turi kumwe, ndibaza nk'ubu ngubu baramutse baje kumusura bakamubura navuga ngo iki? Iriza wambabariye kuko ukagaruka, koko unkorera ikintu cyiza mu buzima utume niyungana mama wanjye wambyaye, ariko uhita una koko ugende. Ubundi kuki koko utigeze umbwira yuko ufite undi muntu mukundana? Ubu se basi uwo muntu yakujyanye hehe? Wambwiye ko udashaka gutandukana nanjye, ariko reba wansize. Wambabariye koko ukagaruka Iriza. Lucas ati se ubundi mani wabibwiye iwabo nabo bakamenya yuko wamubuze? Sana ati bamaye umukobwa wabo ngo tubane njye mwitaho, hanyuma mbwira nyine ukuntu nababwira yuko umukobwa wabo yabuze. Uzi yuko nyina yahita arakara kuko aranabizi yuko rega ntaraye mu rugo. Yavuga ati wamusize mu buriri wenyine maze ugenda utavuze ujya kurara mu gasozi, none yigendeye. Bashobora no kuvuga yuko nababaje umukobwa wabo, kandi no mu nzozi zanjye sinyambirota kuko narabimusezeranije. Nta nubwo rwose nshaka gutuma bahangayika, kiretse mu by'ukuri Imana imfashije ikamungarurira. Ubwo Lucas ati kiri kunangaza nuko nari nzi yuko nawe agukunda. Sana ati ibyo se kandi wabikuye hehe ko njyewe nzi yuko atankunda na gato? Lucas ati nyine cyagiye twirirwana nari nzi yuko tugiye gutembera tukagirana nyine nk'ibintu bitandukanye, gusa natunguye no kumva ari we harimo kugumya yivugira ikintu cyose ngo Sano, ngo niwe muntu wa mbere yifuza ngo kubona. Nyine mu by'ukuri wumvaga yuko atari ibintu bisanzwe, ahubwo harimo nyine nk'ukuntu asigaye akwiyumvamo, kandi ukumva yuko nyine iyo bigeze kuri, kandi ukanumva ko iyo bigeze kuri Juri asa nk'umuntu ufushye. Sana ati none se mu by'ukuri kuki yaba yagiye? Byibuza se iyo abanza akanansezera. Luka ndakwingize rwose mfasha dukora ibishoboka byose maze mbona umugore wanjye. Lucas ati nibyo turimo, ariko kandi ntugire ikibazo rwose tuzamubona. Ubwo Sana ati wapi man, nshaka kumubona uyu munsi kuko sinzi yuko rino joro ryaza gucya ntaramubona. Ntago naza kuba nyiriho bro.
n'ubwa mbere mu buzima bwanjye nisanze ngiye gusara. Kuva nabaho nta muntu n'umwe nigeze rwose nkunda bigeze aha ngaha, ariko ndumva n'amarira rwose ari buze nkarira nk'umwana. Lucas ntamugaburira bro, ihangane, Iriza wawe uzongera umubone. Ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo ufite. Ubwo haciyeho umwanya tugaruka kuri Juru ubona yuko yababaye cyane. Ubwo hari aho yagiye maze arakomangana uko Kelly ahita afungura, ubona yuko atunguye cyane no kumubona. Kelly ati Juri urakora iki hano? Juri arinjira maze ahita yicara. Ijambo rya mbere avuga nta rindi, ahita avuga ati Kelly, Sano ni umugome. Kelly ati yakoze iki se kandi? Ubwo amwicara iruhande aramubaza ati hanyuma se kandi Sano yagukoreye iki? Mbwira niba yakubabaje maze urebe ngo nanjye nahita mubabaza byikubye. Juri ati wamukorera iki se? Urabizi ntabwo nshimishwa no kukubona ubabaye cyangwa se hari umuntu wakurakaje. Mbwira icyo yagukoreye maze urebe. Juri ati Sano ararengana. Ninjye mukobwa winjije wataye umutwe, nkibagirwa n'ibyabaye maze nkibwira yuko hari ikintu cyabaye hagati yacu njye na Sano. Kandi mu by'ukuri nta nubwo rwose Sano yigeze ashishikazwa no kubona umubiri wanjye, byose nibyo nishyiragamo. Juri ubwo araturika akarira maze ati Sano ntabwo yigeze ndeba na gato, ibaze ko atigeze anankoraho, ahubwo yaravuze ngo ntabwo yizera abakobwa, ngo nta cyaba hagati yacu tutari abana. Ubwo icyo gihe avuga gutyo ukuntu nari imeze, nari niteguye kumwiha wese, ntekereza ko nawe byibura nshaka ashishikajwe no kumarana ijoro n'umukunzi we. Ariko uriya musore mu by'ukuri ni umugome, mu by'ukuri nta marangamutima agira, ntushiturwa n'ubonetse wese. Gusa mu by'ukuri narabishakaga cyane, niyo mpamvu nakomeje kumuhatiriza. Gusa ikintu yakoze kiratangaje. Uzi ikintu yahise ankorera? Reka sinubwo Jura araturika akarira cyane, arakomeza abwira Kelly ati Kelly, Sano icyo gihe yaransunitse ahubwo mpita nkubita umutwe ku gitanda, ahita atsiga aho ngaho, ahamagara mushiki we maze araza turararana. Nabyutse mu gitondo mbona imyenda yanjye yahindutse, mbona na breakfast iteguye. Ubwo nanjye nibwira yuko hari ikintu cyabaye hagati yanjye nawe, kubera ko ntabyibukaga nyine byari byabaye kandi mu by'ukuri, kuko ntabyibukaga nyine byari byabaye kandi mu by'ukuri nta cyari cyabaye hagati yanjye na Sano. Uwo munsi Sano ntabwo yigeze nandeba habe na gatoya, yigeze ashaka no kundeba. Ubwo umukobwa arakomeza akarira cyane ati Kelly, nababaye nkimara kumenya iyo nkuru. Kelly ati hangane Juri, wirira kandi rwose ntugire ikibazo, ntabwo Sano azongera kukubabaza, ihangane mukobwa mwiza. Juri ati ubu se koko ndi mubi ku buryo atari no kundeba? Ntago yankundaga. Kelly ati ariko narakubwiraga Juri, uriya muntu ngo ni Sano ntabwo yakwitagaho, niwe wabaga washyushye gusa mu bintu byose. Umusore niyo mutaba mukundana yakureba akakwifuza, ariko we ngo yaranagusunitse ngo yikubita ku gitanda. Urwo si urukundo, mu by'ukuri n'ubwiyahuzi. Juri ati ariko ngenda mukunda. Kelly ati ariko we ntabwo agukunda, ndetse ntekereza ko atigeze anagukunda, ahubwo byari byo kugira ngo yitwe yuko afite umukunzi. Ikindi kandi ubu ngubu afite umugore, ni nawe kandi akunda, kuko bajya no kubana nta nubwo yabitekerejeho kabiri. Ubwo Juri ati nanjye ndandimo kwicwa n'agahinda sha, abandi bari kwibanira, n'ubundi ntabwo bari kunyita izina ry'abantu bambyaye, hanyuma ngo nanjye nzagerweho n'ibyiza nk'abandi. Kelly ati kuba witwa Julienne se ni ikibazo? Erega buriya ahanini ubuzima tubamo nitwe tuba twabwihitiyemo. None se mu by'ukuri urakunda umugabo wubatse koko? Urumva yuko uzishima? Ikintu kibabaje nyine nuko hari abantu usanga bababariramo kandi nta kosa bakoze. Juri ati wihangane Kelly, gusa nyine Sano naramukundaga ku buryo ntari kumwikuramo gutyo gusa. Kelly atari ku ngubu twita umwana wanjye, urabyibuka? Juri ati ndabyibuka. Kelly ati nta hantu gihuriye na Sano rero, kuko umwana wari uzi yuko ari uwa Sano si uwe, rero ugomba kureka nyine njye nawe tukagerageza maze tukabiha amahirwe. Juri ati ndumva nimereye nabi Kelly, reka maze niruhukire, ibyo ngibyo bimbwire nyuma. Kelly atoke nta kibazo rwose, ryamuruhuke.
bamwe baraza ku nyungu zabo. Amasobwa yakomeje gucaho, tugaruka kuri Sano ari iwabo mu rugo ubona yuko rwose ari kure cyane mu bitekerezo. Bayanise kandi ubwo nabo baba bicaye aho ngaho ndetse na mama wabo ari aho. Rinka barimo avuga ati ariko uyu munsi ubanza ari umunsi wo kumva ibintu bintungura gusa. Nk'ibyo bintu byawe n'umugore wawe biratangaje. Nari nzi ko mukundana, numva nishimiye ko byibura washatse umugore, ariko ngo ni ibya feke kugeza n'ubwo yagutaye akagenda. Ubwo Yanise ariko njyewe nibazaga ahantu bahuriye bikanyobera. Buriya Disi yari afite agasore bikundaniraga, atungurwa no kumva bamubwiye ngo abane na papa. Ubwo nyine yashatse ukuntu abigenza, abahuye na Sano, abona nayindi mahitamo nyine afite uretse nyine kubana nawe. Buriya yaravugaga ati reka tubane, menye yuko nyize byibura uyu musaza, nyuma tuzahana divorce imite mbana n'umukunzi wanjye. None kwihangana byabananiye, yahise agenda nta n'igihe mumaranye mutanahanye niyo divorce. Rinka ati gusa ariko nawe ari wowe niko wabikora. Uzi kubana n'umuntu udakunda kandi uwo ukunda hari, ubu ngubu nyine wabona bahise bigira nyine nko mu Bugande kugira ngo ni wabo ntibazongere kumubona, cyane yuko nanabonaga bisa nkaho n'ubundi bamukoresha icyo bashatse cyose. Yanise ati cyane rwose ubu ngubu nyine bamaze no kugenda. Ubwo Sano arababaza ati ubwo murumva nta kindi kintu mwavuga uretse ibyo ngibyo? Kuba nababwiye uko ibyanjye bimeze murumva bisobanuye ko mwagumya mwasamye muvuga ubusa aho ngaho, singireho nongera kumva avugiriza. Mama Sano abwira Sano ati Sano reka guhangayika ngo nabitekerezeho cyane, uzongera ubona umugore wawe humura. Sano ati nzamubona ryarise, nzamubona hehe? Ntibireba bashakishiriza hirya no hino aho bategera hose bakamubura, hakabura n'uvuga yuko yamubonye koko. Polisi ntiyabijemo ikirirwa imushaka, ntiyagire ikintu bimara, none gute wambwira ngo nzamubona? Mama Sano ati ni umugore wawe, nawe azakumbura umugabo we ubundi agaruke. Yanise ati nyumvira mama nawe pe, waba wajyanye n'uwo mukundana warangiza ugakumbura umugabo mwabanaga koko mutegereje kuzahana divorce? Sano ati ariko ndamukunda Yani, sinateganyaga guhana nawe divorce, nashakaga ko urugo rwacu ruzaba urwanyarwo. Yanise ati kubw'amahirwe make rero we siko yabishakaga, kubera ko yari afite undi muntu wamutwariye umutima. Sano ati se koko mu by'ukuri kuki atambwiye? Byibuze yambwira yuko anagiye, nubwo ntari kubyakira neza, ariko byibura nari kuba nzi n'ahantu agiye. Ubu ngubu iwabo bazi yuko umukobwa wabo ameze neza turi kumwe kandi yagiye. Ubu se koko iriya nzu ndayiraramo ngiye nyine nanivugishe? Rinka ati ibyawe naho bijya bro, niba ari uwawe uzongera umubone. Sano ati kandi nyine atari uwanjye nzamubona gute se kandi yagiye akansiga atanambwiye? Ukuntu sinabonaga yabaga yishimye, naho kumbe afite undi muntu aba nitekerereza. Ese ubundi namubereye umugabo mubi ku buryo atari kwibagirwa uwo musore ngo akunde njyewe? Ariko ubundi kuki abantu bose baba bashaka kumbabariza umutima? Yabaga yigize nkaho ahangayikishijwe nanjye ngo kubera ibyo Juri yankoreye, ariko reba rwose nawe aransize agenda atanambwiye. Ubu se nibwo ari kumva yishimye? Mama Sano atariko rero si ngombwa rwose ko ukomeza kubitekerezaho cyane mwana wanjye. Sano ati gute se nabura kubitekerezaho mama? Gute nakirengagiza ko umugore wanjye nkunda Iriza yagiye akansiga? Wowe koko uwo mutima wawe ugira? Sinzi icyo nakora, gusa reka nitahire. Sano ubwo agiye kugenda mama ahita amubwira ati ese ubundi tuvuge yuko uriya mukobwa atakundaga Sano na gatoya ku buryo yagenda atanamusezeye? Yanise ati atagenda se nyine ntabwo yagiye, gusa nyine kugenda atavuze rwose ibyo ntabwo ari byo. Rinka ati ikintu kibabaje nuko yagiye atazi yuko asize umugabo we kandi wamukundaga, gusa hari wenda nta wamenya wabona azagaruka. Ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo ufite. Hagati ubwo tugarutse mu rugo kwa Iriza, se na nyina baba bakicaye hanze aho ngo maze ako kanya. Ku irembo haparika imodoka ya papa Sano maze akavamo, araza arakomeza no mu gikari maze ati mwiriwe abahano. Papa Iriza ati mwiriwe neza. Ubwo barasuzanyije maze ati kudusuye bwije ni amahorora. Papa Sano atugira ngo se si iwanyu ubwira gusa, i Kigali ntabwo bujya bwira, duhora rwose tugenda, naho ubundi ni amahoro.
nuko nari nifuje nyine kuza hano ngo tubashe gukurikirana ibya bariya abana bacu. Mama Iriza ati nibyo rwose, ahubwo ngwino mu nzu. Papa Sano ati oya ntacyo, reka tugume hanze niho heza. Ubwo aricara maze akababaza ati mwari muri aho se? Papa Iriza ati yego turaho, uretse biriya bintu byonyine byadutunguye. Papa Sano ati buriya rero nanjye umumagara ukabimbwira byaranunguye cyane rwose, kubera yuko ntabwo numvaga ukuntu Sano ari umuntu rwose wo gukora ibintu nka biriya. Mama Iriza ati yarabikoze rero, nanjye mbyumva numiwe cyane, ngira ngo nyine numvise nabi, ariko nkomeza gutega amatwi numva nyine imiganirire yabo si y'umugore n'umugabo bakundana. Nyine wumvaga umuhungu wawe ari kubwira nabi Iriza, ukumva kandi Iriza nawe asa nkaho rwose amwitayeho ariko umugabo atamwitayeho. Papa Sano ati Sano ni kameze, ubusanzwe biragoye ko agira umuntu yitaho, noneho byagira ku gitsina gore cyo nta n'icyo mwavugana. Na mukanya twahuye ntiyambwira ko umugore mwamumutwaye, ahubwo arambwira ngo umugore ameze neza. Mama Iriza tuzi ko wa musore nta mutima agira we, ubu se yageze mu rugo aramubura, yiyemeza kuvuga yuko ahari, arumva se ubwo azamukura he? Papa Iriza ati buriya azi ko ari nk'ahantu yagiye ari buze kugaruka. Mama Iriza ati wihangane, umukobwa wacu nakuriya si umukobwa n'ishyano, wihangane twamwisubije. Papa Sano atari kunugatuka umukobwa nk'uriya gutyo, nta kibi mu by'ukuri yakoze, nuko yari afite ubwoba cyane ko atari n'ibintu byakakirwa neza kubona umwana abana n'umugabo nyine mukuru cyane. Bituma nyine buri wese yitekereza ibyo ashaka, bamwe bati nta mafaranga yashaka, abandi ngo nta rukundo, nyine ntawe bitatera ubwoba. Rero nyine nawe bishobora kuba ariko byamugendekeye. Papa Iriza ati hanyuma se ko atagize ubwoba bwo kubana n'umuhungu wawe bari bahuriye mu nzira? Abantu bahurira mu nzira bagahita bavuga ngo barakundana, bakababwira no kubana bakabyemera. Papa Sano ati buriya rero nicyo byamworoheye kuruta nyine kuba yari kubana nanjye, cyane ko Sano ari umusore, gusa nyine yirengagije ko n'ababyeyi tuba dukeneye abuzukuru. Mama Iriza ati icyo nicyo cyambabaje, nari nicaye ntegereje yuko umwana azabyara umwuzukuru, naho ko ari nko gutegereza Yesu ko azagaruka. Papa Sano ati ni ukwihangana nyine kubera yuko nanjye rwose byambabaje, nubwo ntigeze mbwira Sano ko nabimenye. Mama Iriza ati umwihorere ntabwo agomba kumenya ko twabimenye, cyangwa se ngo namenye yuko twanamuzanye hano mu rugo, n'ubundi ntiyaranamwitayeho. Papa Sano ati none se uwo mwana w'umukobwa ari hehe? Papa Iriza ati twamufungiranye mu cyumba, ntabwo agomba gusohokamo keretse agiye ku bwiherero gusa cyangwa se gukaraba. Azagumamo abanze yumva uburemere bw'ikinyoma cyiwe. Papa Sano atari kumwamurakariye cyane birumvikana, gusa ntabwo akwiye kumera nk'imfungwa. Kumufungirana rwose mu cyumba ntabwo ari byiza, ni ukuri nimukababaza uriya mukobwa. Mama Iriza atagomba kuguma hariya, ahubwo keretse nk'uwamujyana kumufungira munsi y'amazi, umukobwa utagize ikintu amaze gusa. Papa Sano ati najya se kumureba niba ntacyo bitwaye? Papa Iriza ati genda nta kibazo, urabona urufunguzo ku meza, ufungura icyumba kiriho ingufuri nini, aho ngaho muri icyo cyumba niho ari, kandi rwose nusohoka wongera ufunge. Papa Sano atoke murakoze. Papa Sano arinjira maze afata urufunguzo arafungura, ahita yinjira mu cyumba. Iriza amwumvisha arabyuka ati papa. Papa Sano ubwo ahita yicara maze aramubwira ati ntago ari papa wawe. Iriza ati ni Papa Sano, numvise neza ra? Papa Sano ati yego rwose wumvise neza. Iriza ubwo ahita amubwira ati rwose ndakwinginze mbabarira umfashe, urebe yuko wankura hano hantu pe, ndabizi byanga bikunda bakubwiye ibintu byose uko bimeze, ariko nshaka rwose kubana n'umugabo wanjye pe. Sano ndamukunda cyane kandi nyizera rwose nzatuma urugo rwacu ruba urwanyarwo, maze tubaha abuzukuru nk'uko mubishaka, sibyo? Papa Sano tuzabikora gute se? Ubwo se ufite ubushobozi bwo gutuma umuhungu wanjye agukunda? Ese ubundi kuri kunakambira wirengagije ibyo wankoreye? Uri kwigira nkaho nta cyabaye, kandi waragiye ukumva inkuru z'ibinyoma z'uriya mugore, urangije uzibwira Sano? Waba uzi uburemere bw'ibintu wakoze wa mukobwa we? Wateranije umwana na se, noneho si Sano gusa, ahubwo na bashiki be bose waneranyije nabo, kuko Rinka yahise agenda atanavuze. Iriza ati nakoze icyo nagombaga gukora, sinishimiraga rwose ukuntu umugabo wanjye yarabayeho yanga nyina, niyo mpamvu nagiye kumureba ngo menye ukuri kose ko ibyabaye. Ibyo yambwiye sinari kubyihererana, rero
niyo mpamvu nabimubwiye kugira ngo nyine amenye ibyo wakoze. Papa Sano ati ariko twari tubayeho neza iri, ntabwo byari ngombwa yuko rwose ukora ibintu nka biriya unteranya n'abana banjye. Iriza atari ko abana si abawe wenyine, na nyina arabakeneye. None se utekereza ko yari amerewe neza azi yuko yangwa n'umuhungu we nta n'ikosa yakoze? Papa Sano ati nuko nyine yakubwiye inkuru z'imimbano, ibyo yakubwiye si byo, yarakubeshye, yaragukoresheje kugira ngo umuhuze n'umuhungu we. Iriza ati yaba yarambeshye cyangwa yarambwije ukuri, ibyo njye ntabwo bindeba, nta nubwo rwose nitaye ku mibanire y'umuryango wanyu, kuko ibya divorce zanyu byabaye n'ahari. Hagati yawe n'umugore wawe nimwe muzi uri mukuri n'uri kubeshya. Ikindi kandi uzagaragaza ko inkuru yavuze ari imimbano, nawe kandi uzagaragaza yuko nyine ari iya nyayo, ubundi tumenye uwo twizera. Gusa nyine ibyo njye ntacyo binshishikajeho, njye nshaka gusubira mu rugo rwanjye nkabana n'umugabo wanjye Sano. Papa Sano ati si umugabo wawe di, nta nubwo mukundana. Iriza ati ariko njye ndamukunda. Araturika akarera maze ati rwose ndakwinginze mbabarira unyumve umfashe. Mu rugo ntago banyumva, ariko ndabizi weho hari icyo wakora. Nta kindi ngusaba uretse kumfasha ngasubira mu rugo rwanjye. Nta handi nshaka kuba ndi uretse rwose hafi y'umugabo wanjye Sano. Mu by'ukuri nta hantu nshaka kuba uretse mu rugo rw'umugabo wanjye. Nta n'ikindi kintu rwose nkeneye muri kano kanya uretse umugabo wanjye. Ndakwinginze rwose mfasha, mbabara rwose nongere mbe ndi kumwe na Sano. Papa Sano ati sawa nabyumvise ngaho wikomeza kurira. Iriza ati uramfasha se? Ugahita arekera kurira. Papa Sano ati yego ndagufasha ariko kuri kondisiyo imwe. Iriza ati nta kibazo, niteguye kuba nakora icyo umbwira cyose, ariko ukamfasha rwose ngasanga umugabo wanjye. Papa Sano ati ntabwo ngikubwira kano kanya, ihangane uyu munsi bwo ntabwo biri bukunde gusubira mu rugo rwawe, ariko ejo nzaza kukureba maze nkujyane. Iriza ati unjyane hehe, nsange Sano? Papa Sano ati yego. Iriza ati urakoze cyane, ntabwo nabona rwose ukuntu ngushimira. Papa Sano ati gutuma wishima ni inshingano zanjye rwose, kubera yuko ninjye ari kujya nkwitaho iyo tubana, rero ntukagire ikibazo mari. Iriza ati none se ntabwo ukindakariye ku bijyanye n'umugore wawe? Papa Sano ati nakurakarira se kugeza ryari mukobwa mwiza we? Ntugire ikibazo, biriya rwose nzabikemura, gusa uriya mugore yarakubeshye. Ibyo yakubwiye ntabwo ari byo, ni inkuru yahimbye. Yakugize nyine nk'igikoresho cye, aragukoresha kugira ngo agere kuri Sano, ariko ntacyo nzabyikemurira, kandi wihangane nyine uyu munsi, ariko ejo nzaza kukureba sibyo? Iriza ati yego. Papa Sano ati sawa, ukomeze kwiyitaho. Papa Sano arasohoka maze arafunga, arongera asubira hanze maze aravuga ati turavuganye. Papa Iriza ati mwavuganye ibiki se kandi ko mwatinze? Papa Sano ati yari arimo kurira cyane nyine, nabonaga yababaye cyane, ambwira ngo ashaka umugabo we. Papa Iriza ati biriya bizashira. Papa Sano ati ariko rero hari igitekerezo nari maze kugira. Mu minsi nk'itanu iri imbere nzaba mvuye mu Rwanda, nkeneye kuruhuka, niyo mpamvu nzagenda, ariko ndifuza yuko twasubukura. Mu by'ukuri nabakuriyeho rya deni rya banke ngo mumenye n'umukobwa wanyu. Si ibyo gusa kandi n'andi mafaranga mwari kunyaka rwose njye nari kuyabaha, n'ubu ngubu ntanayabaha. Murabizi ko byapfuye kubera ko twabeshywe, ariko nyuma yo kubeshywa ukuri kwahise kumenyekana. Rero nyine nagira ngo umukobwa wanyu mumume tuzahita twijyanira hanze. Papa Iriza ati hari ikibazo se? Nta cyatubuza rwose kubyemera, kubera ko n'ubundi twari twabyemeye, ariko ikibazo nyine imbere y'amategeko ni umugore w'umuhungu wawe, bivuze ngo byasaba yuko nyine abanza agakora divorce. Papa Sano ati ibyo ngibyo nabyo nabitekerejeho, twagenda nta kibazo tukabana, ibya divorce bikazaba biza nyuma, kubera ko tubibwiye umuhungu wanjye ubu ngubu ashobora kubyanga. Mama Iriza ati kandi kuko ntabwo yabyemera, kuko ntabwo yashakaga yuko n'ubundi mubana. Icyo gitekerezo rwose nicyo uzamutware mubane nyine nka nyuma y'umwaka, nibwo ibya divorce byazaza. Ariko mfite ikibazo cy'amatsiko, umwana wanjye Iriza muzabyarana? Papa Sano ati bizaterwa nyine n'icyo we yumva ashaka. Niyumva ashaka nyine ko tubyara nta kibazo tuzabyara, kandi natanabishaka nzabyubaha nabyo. Erega ndi umuntu w'umusaza, ntago nagora umwana w'umukobwa nk'uriya. Papa Iriza ati birumvikana, noneho rero nta kibazo,
niba ubishaka n'aka kanya umutware. Nyagasani papa Sano ati hari utuntu nyine nshaka kubanza gutunganya nzaza kumutwara ejo. Ndumva ari ibyo ngibyo, reka ngende tuzasubira. Papiriza ati sawa nta kibazo murakoze. Ubwo papa Sano ati naribagirwa ariko muze kureba kuri konti yanyu ya banki yacu noherejeho amafaranga 100,000 muyaguremo akantu nk'indishyi y'akababaro nyine y'iby'umuhungu wanjye Sano yakoze afatanye na Iriza kubabeshya. Papiriza ati murakoze cyane rwose kandi Imana igisubiza aho mukuye. Papa Sano ati oya nta kibazo, mwe muri umuryango wanjye ibyanjye nibyo byanyu. Papiriza ati sawa nta kibazo mugira urugendo rwiza. Papa Sano ati namwe musigara amahoro. Ubwo yahise yatse imodoka aragenda. Papiriza ati ntureba abantu baba bakiniwe mu buzima. Ubu se Sano yakibwiriza akama 1,000 koko na 50 ngo nk'akantu, ariko reba se abamaye 100,000 byose, ubwo sinabazwa n'iki kumuhiriza. Mamiriza ati ariko rero gukira si ikintu ye, akantu ko kunywa gusa ko kuko 100,000 mba numiwe. Papiriza ati rwose nanjye niyo mpamvu nazicuza kumuha umukobwa wanjye Iriza. Nashaka azaze rwose mwongere na Ivona ndetse na Ivete, yewe na musaza wabo nzamumuha rwose niyumva mushaka. N'ubundi ngo byose biremera, si ngombwa umukobwa gusa. wamunze naho nayandi mahita mufite unoneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara iwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Ubwo tugarutse kuri papa Sano yari yicaye mu modoka arimo kuvuga ati abatindi we ubaha ubusa koko maze bakakugabira ibyabo byose. Ubu ngubu byarangiye Iriza namubonye, igisigaye ni ukuntu nzamukura muri kino gihugu maze nkamujyana kure, akaba ariho tujya kwibanira tugahungirayo Sano. Uriya musore yampagurukiye nintinda kugenda iriya myaka 20 yavuze rwose nzayifungwa pe. Ariko sinumva icyatinyuye uriya mugore rwose ku buryo yumva yafungura umunwa maze akavuga ibintu nka biriya. Nari nzi yuko namubitsemo ubwabo buhagije ubwo bazarinda pfana, ariko ntacyo, ngomba kubikemura nk'umuntu w'umugabo. Ubu nzajya kwibanira n'ikibasumba cyanjye Iriza sha. Nyagasani papa Sano ubwo afite telefone maze arahamagara ati aro umeze gute muhungu wa, ni amahoro se kutamvugisha ra, wabonye akazi keza wibagirwa wakuzamuye sha. Nanjye ndaho, ariko ari serivisi nyine nk'ebyiri cyangwa 3 mukeneyeho ko wamfasha. Icyambere nuko nyine ibyangombwa byo kujya mu Bufaransa urabizi nyine ndabifite, gusa ariko n'undi muntu nyine nshaka kubishakira, kandi rwose mbikeneye bitarenze iminsi 3. Ko ntago byakunda. Gute se bitakunda? Oya we rwose iminsi 15 ni myinshi cyane, ngiye nshaka iminsi 3 gusa. Binkorere kandi rwose n'ubundi nibyo bintu ukoramo. Abo bandi se baba basaba iki kugira ngo babikore vuba? Noneho nta kibazo reka tubikore gutyo, kandi amafaranga yose akenewe rwose umbwire nyaguhe biboneke. Nta kibazo n'ibyo by'imimbaro, nta kibazo ndabijyamo mbiguhe. Ikindi kandi nuko nshakira hoteli nziza yegereye hafi nyine hari ahantu kuri airport. Nshaka nyine kuzahaba muri iyo minsi 3. Icyanyuma rero nshaka yuko nshakira ni umukiriya ungurira hari ahantu nari ntuye. Fasha rwose wa mwana we, ndabizi yuko rwose uziranye n'abantu benshi. Umukiriya we wanamushaka naragiye nta kibazo, ariko banza nta kibazo nkorera ibyo ngibyo bindi. Sawa rero ejo nzakuzanira ibikenewe. Sawa nta kibazo urakoze muhungu wanjye. Papa Sano bwarakupa maze ati Iriza we nta yandi mahitamo rwose nari mfite uretse kukujyana tukajya kwibanira mu Bufaransa, twanaharambirwa naho tukajya kwibera mu Bwongereza, kandi rwose ndabizi uzagerayo maze wishime. Uzageraho wishimire rwose kuba umugore wanjye unankundi. Mu by'ukuri nakakuritse ugasanga Sano umuhungu wanjye ushaka, ariko nyine icyo utazi nuko n'abasaza natwe dukunda. Nyagasani namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara iwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. ubu se birashoboka yuko Iriza yakwisanga mu Bufaransa ari kubana na papa Sano? Reka duhurire muri comment maze mumbwire ukuntu muri kubyumva cyangwa se ukuntu mwifuza ko biza kugenda. Nk'ibisanzwe kandi kuri mikoro buri kunanjye Alpha Sam. Uramutse ubwa mbere ugeze hanga cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, kandi wakanda kuri bite subscribe n'akazugira kazongo ku ruhande kugira ngo utazacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru y'urukundo rwa Sano na Iriza. My name is Alpha Sam.
and make sure subscribe. I love you all guys. Thank you. Ndanagushimira byimazeyo mvuga ibyiza unyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze nkaho ntayandi mahitamo ufite ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe uranyibaza inshuti igihe hose iba yumva mwajyana ibaza inshuti gikoze cyose ikubwira nta kigukinze unyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze nkaho ntayandi mahitamo ufite ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa kugira inshuti magara ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo